Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Mariko ibice 9 murongo 23. Yesu aramubwira ati, uvuze ngo niba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Nibangaye bizera Imana? Mwebwe mwese sibyo? Mwizera Kristo, mwizera Umwuka Wera. Noneho icyo si cyo kibazo uyu mugoroba. Nejejwe nuko mubikora. Ibyo bibahindura abakristo, ariko icyo si cyo ngerageza kubazanira. Gera kuri ibyo gihe mpamagaye abantu ku gicaniro, mugomba kwizera mbere na mbere. Niba mutari guhuza nabo mu mwuka, ibi ntuzigera ubimenya. His hands was bound and tied to any miracle or anything, any kind of a miracle, because the people did not believe him. Ariko igihe mubizeye, mugomba gukomeza kwizera ko mbabwira ukuri, kandi ibyo mvuga ni ukuri. Ibiganza bya Yesu byari biboshye, binahambiriwe ku gitangaza icyo ari cyo cyose cyangwa icyo ari cyo cyose. Ubwoko bw'igitangaza ubwo ari bwo bwose, kubera ko abantu batamwizeye. And the very people that believed God killed him. Is that right? No matter how much they believed in God, they were very religious, orthodox. Kandi abantu bamwe bizeraga ko Imana yamwishe. Mbese sibyo? Bari abanyedini cyane, aba orthodoxi, abanyedini cyane. Very religious, and they believed God, but to believe him, oh no. See, that was too much. A man, they couldn't believe no man, they could believe God. Kandi bizeraga Imana, nyamara kuyizera oya. Murabona, ibyo byari bikabije. Umugabo, nta muntu bagombaga kwizera n'umwe, bagombaga kwizera Imana. And tonight so many people can believe God, sure. You believe Christ, you believe the Holy Ghost, and so forth. But when a man comes to you and tells something, that's hard to believe. Kandi iri joro abantu benshi bashobora kwizera Imana, nta gushidikanya, mwizera Kristo, mwizera Umwuka Wera n'ibindi. Ariko iyo umuntu agusanze maze akakubwira ikintu runaka, ibyo biragora kubyizera. That's where it's at, see there. That's the reason God came. That's the reason your pastor sometimes. When your pastor comes to you, the reason he can't help you, you've got to have faith in your pastor. You've got to believe that he's a man of God, son of God, to do these things for you. Sinzi niba nshobora kukwizera cyangwa se ntabishobora, nshuti yanjye. Aho niho biri. Murabona? Iyo niyo mpamvu umushumba wawe rimwe na rimwe, iyo umushumba wawe agusanze, impamvu adashobora kugufasha, ugomba kwizera umushumba wawe. Ugomba kwizera ko ari umuntu w'Imana, woherejwe n'Imana ngo yayikorere ibyo bintu. Now, divine healing died out for a while. Here a few years ago, it just let down, as it has through the age of the history. It's let down so often. Noneho, gukira indwara kwa Kimana kwapfuyeho gato imyaka mike ishize. Barakujugunye nkuko byabaye mu bisekuru by'amateka. And during that time, cancer broke out. Sickness in the church. Oh my. 80% of the people are sick now. And the people, medical science, I salute them. Barakuretse kenshi cyane. Kandi muri icyo gihe kanseri yarasenyutse, uburwayi mu rusengero. Bega we, abantu 80% bararwaye ubu ngubu. Kandi ikoranabuhanga rya kiganga bakura ingofero, bakora ibintu bikomeye. They do great things. They make medicine to sell. And I said to sell. All right. Bakora imiti yo gucuruza. Mvuze gucuruza ni byiza. Ni byiza kuri abo bashakashatsi. It's all right for those who want to take it. It's all right for them. But look, but in the face we got today the best doctors we ever had. You believe that? We got the best hospitals we ever had, have we? We got the best drugs we ever practiced with, haven't we? Ni byiza kuri abo bashaka kwifata. Ni byiza kuri bo. Ariko mwitegereze. Ariko ku cyiciro tugezemo ubu, abaganga beza twigeze kugira. Murabyizera? Twagize ibitaro byiza kuruta ibyo twigeze kugira. Mbese twarabyigeze? And we got more sickness than we ever had, haven't we?
because we got more unbelief than we ever had, haven't we? That's right, exactly. Only God's the healer. twagize imiti myiza tutigeze dukoresha, mbese ntitwayigize. Nyamara dufite uburwayi kuruta ubwo tutigeze tugira, mbese ntitwabugize. Kubera ko dufite ukutizera kwinshi tutigeze tugira, mbese ntitwabugize. Ibyo ni ukuri. That's right. And did you ever notice, right in the days when we got all these fine drugs and operation and surgeons and so forth, constantly they are building infirmaries for the incurable. Is that right? Neza neza, Imana yonyine niyo umukiza. Ibyo ni ukuri. Kandi se mwigeze mwitegereza igihe twari dufite ya miti yose myiza no kubagwa n'ibindi, ntibahagarika kubaka ibyuma by'abarwayi bananiranye gukira. Mbese si ukuri? And there never was nothing that ever come before our Master Jesus but what he was more than a match for. Kandi nta na kimwe kigeze kiza imbere y'umutware wacu Yesu, ariko icyo yari cyo cyari kirenze uko bingana. There's no incurables to him. All things are possible. Is that right? And he's the same yesterday, today, and forever. Is that right? There's nothing too incurable for him. Kandi nta ndwara zidakira kuri we, byose birashoboka. Mbese ni ukuri? Kandi ko ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Mbese ni ukuri? Hanyuma nta na kimwe gikomeye kidashoboka gukira kuri we.